Haleluya. Yesu shimwe mwami w'abantu. Untware Yesu, mwami Yesu ntegeke. Untware ungire imbata yawe Yesu, mwami Yesu ntegeke. Untware Yesu, mwami Yesu ntegeke. Untware ungire imbata yawe Yesu, mwami Yesu ntegeke. Byari byinshi cyane, mwami Yesu ntegeke. Nyamara byose urabijyana Yesu, mwami Yesu ntegeke. Byari byinshi cyane, mwami Yesu ntegeke. Nyamara byose urabijyana Yesu, mwami Yesu ntegeke. Wangabiye amahoro menshi cyane, mwami Yesu ntegeke. Ubwo wangeze mu mutima Yesu, mwami Yesu ntegeke. Yes, negusuje nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya Wisdom TV. Ubwo urakora subscribe niba utarayikora. Uretse ko turimo gusezera bwa nyuma kuri nyirakuru wa The Ben witabye Imana mu cyumweru gishize ari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Turimo gusezera bwa nyuma mu rusengero rwa Anglikani ruri mu Giporoso. Ni umukecuru w'umunyabigwi, ni umukecuru w'umunyamateka, ubona ko ukurikije ko bagenda bavuga bimwe mu bigwi bye, ubona ko ari umukecuru wari inzu y'ibitabo, ari umukecuru wibaniraga neza cyane ukurikije uko ugenda ubyumva mu mateka ye. Mukangarambe rero ni umukecuru wabonye izuba mu 1935, yari afite imyaka 89. Yari umukecuru usa naho gikomeye ariko ubona ko gifite imbaraga. Mukangarambe rero ni nyirokuru wa The Ben ubyara nyina. Abitabiriye ubukwe bwa The Ben na Pamela bibuka ifoto y'uyu mukecuru abari hagati bateruye Imana, bombi bamugeneye. Ni umukecuru rero wari inshuti yabo, ni umukecuru rero utuye i Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ubona ko yitabye Imana ubwo yari ari mu nzira ajyanywe kwa muganga. Rero Mukangarambe yari umukecuru ukuze ariko ugifite imbaraga nk'uko benshi b'umuryango we babivugaga. Bamaze icyumweru rero ari mu kiriyo cyaberaga i Remera, babuhamya butandukanye bagendaga bagera. Mukangarambe rero nyirakuru wa The Ben nyine nk'uko nabibabwiye, ni umukecuru ubona wari ugikomeye, ni umukecuru ubona wari ufite ibigwi, ni umukecuru ubona wagerageje kubana neza n'abantu, umukecuru wagiraga isuku nk'uko abana be ndetse n'abuzukuru be bagiye babivuga mu bihe bitandukanye. Ubwo rero ubona ko ni umukecuru utekereza ko agiye guherekezwa mu mahoro, agiye guherekezwa neza cyane. Mu kanya baraza kubaberekeza i Rusororo aho bagiye kumushyingura. Urabona ko bimwe mu byamamare byitabiriye umuhango
gusezera bwa nyuma kuri uyu nyakwigendera Mukangarambe wari ufite imyaka 89. Bamwe mu buzukuru be ndetse n'abuzukuruza be ubona ko bagiye bavuga ibigwi bye bigiye bitandukanye, bavuga amwe mu mateka ye n'ibyo yagiye akora bitandukanye. Ubona ko ari umukecuru mwiza cyane wibanira neza n'abantu. Icyo umuntu yavuga rero ni uko nyamuneka niba ugiye gutabara ukajya wibuka ko ese uzasiga inkuru cy'imusozi, ese uzibukirwa kuki. Ibyo biba ari kimwe kuko akenshi buriya buri muntu wese uri ku isi yaba azataha, ahubwo aba asigaye kumenya ngo ese wowe uzataha usigiye iki inkuru imusozi, uzasiga iki imusozi, uzibukirwa kuki. Ibyo ntekereza ko nibyo by'ingenzi byo ko abantu baba bakwiye kuzirikana, abantu baba bakwiye gukurikirana kugira ngo wenda ubwo umuntu azaba yaratabarutse cyangwa se ubwo umuntu azaba yarapfuye azasiga inkuru nziza imusozi kuruta gusiga inkuru mbi imusozi. Rero bivuze ko uyu Mukangarambe agiye gushyingurwa, agiye gutabarwa. Ubona ko ibyamamare bitandukanye by'umwihariko ko umwuzukuru we yari umusitari, ni famous, arakunzwe. Kuba rero baza kumushyigikira ntekereza ko nabyo ni ibintu byiza, ni ishusho nziza ku muryango kubona ko wenda n'umusore wabo nawe yabanye neza. Ni icyumweru cyaranzwe n'amateka n'ubuhamya bw'uyu nyakwigendera Mukangarambe. Ubona ko byose yari amateka meza, bwari ubuhamya bwiza cyane ku babonye izuba, uko yabanaga n'abana be, uko yabanaga n'abuzukuru be n'abuzukuruza be. Ibyo byose bikwereka ko yari umukecuru w'umunyabigwi, umukecuru wabanye neza, wakoreye ijuru. Rwose twizeye ko agiye mu ijuru bitewe n'imirimo yakoze, bitewe n'ibyiza yakoze byose. Rero ubona ko niyo mpamvu nari nkomoje ukwiye kugira inkuru uzasiga imusozi, ukwiye kugira urwibutso uzasiga imusozi kugira ngo ubwo uzaba waragiye cyangwa se ubwo uzaba waratabarutse abantu bazagira ibyiza bakwibukiraho cyangwa se bazajya bakuvugiraho nawe wakoze, wafashije abantu muri rusange. Kuko ukurikije ubuhamya bwatangwaga ahamaze icyumweru cy'ikiriyo, ubona ko ni umukecuru wabanye neza abantu, ni umukecuru wabanye neza n'abantu, ni umukecuru wakoreye ijuru rwose ari mu isi. Ubona ko igihe cye yagikoresheje neza. Ni umukecuru kandi wari ugikomeye bitewe no kuba umuryango we bakubwira bati umukecuru gusa nawe yari agikomeye, yiberaga mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Byose rero bikwereka ko umukecuru wubashye Imana wayikoreye, kandi abana be bakubwira bati nta gushidikanya ko agiye mu ijuru. The Ben mu ijambo yari yavuze ati wajyaga unyita kuri umugabo wawe, ndi umugabo wawe. Urumva bijyanye n'ibyo gutarya, yakinaga n'abuzukuru, yaba abana yaba abuzukuruza, bose nta n'umwe atabaniye neza, nta n'umwe umuvuga nabi. Ibyo rero mubwira ni nyamuneka igihe turi ku isi tujye dukorera isi nk'abatazayibamo, ahubwo dukorera ijuru, bitewe n'uko umuntu aba azaherekezwa n'imirimo yakoreye hano ku isi cyangwa se n'imirimo yagiriye hano ku isi. Ibyo rero byose ni bimwe mu biranga umuntu akiri ku isi. Ariko iyo umuntu atabarutse, ese usize inkuru cy'imusozi? Ibyo byose ari byo kwibazwaho kugira ngo igihe uzaba watabarutse nibura abantu bazasigare bavuga ko bagira umumaro kuruta ko bavuga bati kituvuyemo kiragiye. Byose rero ni bikwereka ko umuntu akwiye gukora neza akiri muto. Uvuga ngo tujye dukurikirana umuhango hano mu rusengero, baragenda bavuga amwe mu mateka ye, bimwe mu bigwi bye, n'ubundi bimaze icyumweru binavugwa. Usanga ko rero umuntu yavuga ko ni uko tugakurikirana tukaza kumuherekeza i Rusororo kugira ngo nibura tumuherekeze mu mahoro, abe ari umukecuru utashye cyangwa se usinziriye. Nk'uko abo umuryango we banabivuga bati ni umukecuru rwose utararuhanyije. Umuntu arashima Imana ko atagaragaritse bitewe n'indwara ye. Hari abandi bagiye bayirwara ugasanga ubuzima burabagoye cyangwa se baranagaraguritse. Byose rero ubona ko ni ibyo gushimira Imana yamutije kubaho, ikamutiza kubana neza n'abandi, ukabona ko yitahiye mu mahoro. Byose rero ibyo gushima. Reka tumwifurize uruhuko ridashira, twifurize umuryango abasigaye kwihangana no gukomera, kuko kubura umubyeyi buriya uko yaba ari mukuru kose, imyaka 89 n'ubundi usanga atari imyaka myinshi. nawe agira 100 na mpyisi yarayirengeje, ntabwo aba yihuse, ahubwo wenda Imana nibwo yashimye ko igihe cye kigera. Natwe twese igihe cyacu kizagera, ahubwo icyo gihe ugifite ugikoresha gute, ubana neza n'abantu gute, ubanira abantu gute, kugira ngo igihe uzaba waragiye uzasiga inkuru nziza y'umusozi. Reka rero wenda ntusubikiye aho, ibindi tuzaza kugenda wenda tubereka amwe mu mashusho y'abitabiriye umuhango wo guherekeza nyakwigendera, tuza kudukundira tuze kwerekeza i Rusororo. Wangabiye amahoro menshi
Yesu